uko imyaka yagiye ishira umuziki w'u Rwanda wagiye utera imbere ndetse abenshi bakavuga yuko wateye imbere kurusha uko kera wari umeze, dore yuko kera abantu benshi bakoraga umuziki gakondo, rimwe na rimwe indirimbo zabo zikamenyekana ku majwi ariko ugasanga wakunze indirimbo y'umuhanzi kanaka ariko niyo mwahura ukaba utamumenya. Rero ngira ngo uko imyaka yagiye ishira hari benshi bagiye bakunda umuziki nyarwanda, dore yuko wagiye unakorwa ku buryo wagiye wambuka imipaka, ariko nyuma yaho abantu bagiye bakora video ndetse zirakundwa ku buryo umuhanzi noneho wabaga ushobora kugenda ukamubona, ndetse wa wundi wakunze indirimbo ye ukagira n'amahirwe yo kuba wamenya ati se burya ya ndirimbo yari iya kanaka, ese ni inzobe, ni igikara, ni muremure, gutyo bigatuma ugenda urushaho gukunda umusitari cyangwa se kubona umusitari ukunda. Rero muri ubwo buryo cyangwa se muri uwo muziki imyaka yose yagiye ishira, hari bamwe mu bagabo twagiye dukunda. Ushobora kwibaza ngo ni iki uyu munsi tuje kugira ngo tuganireho? Ni ku bagabo bagiye bakora amazina, uyu munsi twashatse kugira ngo tugende tuganira akantu ko kandi ku bagabo bagiye bakora amazina mu gukora video. Uyu mugabo bamwitaga Mariva, ndetse indirimbo za Mariva wagendaga ubona video yaba iriho Mariva ukavuga ati iyi ngiyi cyangwa iyi video irakoze. Video yaba iriho Mariva ugahita uvuga ati amateleviziyo yose agomba kwikina. Uyu mugabo ushobora kwibaza ngo none aha ngaha aherereye hehe, ese byamugendekeye gute? Umugabo bita The Benjamin, ngira ngo abenshi mwagiye mukunda video ze. Aha ngaha ni mu itsinda rya Urban Boys, dore yuko Urban Boys buriya video zose yagiye ikora inyinshi zagiye zikundwa, ndetse uyu mugabo The Benjamin yagiye ashyiramo akaboko ke ndetse agenda akora video z'abagabo, ndetse ziragenda zirakundwa ku buryo zagiye zimenywa na buri umwe wese. Ariko ushobora kwibaza ngo ese The Benjamin magingo aya ngaya ntabwo tukimubona, The Benjamin aba hehe, byagenze bite? Hari abagabo benshi bagiye bakora video ndetse ku buryo ushobora guhita uvuga ngo izi video z'uyu mugabo ndazikumbuye. Ntabwo twakwibagirwa umugabo bita Bagenzi Bernard. Bagenzi Bernard ngira ngo abenshi muramuzi. Aha ngaha iyo uvuze Bagenzi Bernard ushobora guhita uvuga itsinda ryitwa Active, cyangwa se unushaka uvuge Active Again. Uyu mugabo n'umwe wagiye ubafasha ku rwego rw'umuziki wabo kandi cyane. Bagenzi Bernard yagiye afasha abahanzi benshi cyane, ariko aha ngaha ngira ngo itsinda rya Active ngira ngo rimwe mu matsinda yagiye afasha kandi agenda ayizamura ku rwego rukomeye cyane, ndetse uyu mugabo agenda amenyekana muri showbiz nyarwanda. Ariko magingo aya ngaya ushobora guhita uvuga ngo video za Bagenzi Bernard ese ziri hehe ko tutakizibona? Ese Bagenzi Bernard aracyakora cyangwa se gukora video yarabiretse? Rero namwe mu mazina akomeye cyane, namwe mu mazina twagiye dukunda, harimo Mariva, harimo The Benjamin, ndetse harimo umugabo bita Bagenzi Bernard. Rero aha ngaha impamvu tuje twubwira abagabo nuko umuziki abenshi bavuga yuko mu gihe abagabo bakoraga umuziki ntabwo wari urimo amafaranga, dore yuko biryaga bakimara bagashaka amakamera agezweho, bagashaka uburyo ki bashobora gukora kugira ngo batere imbere, ariko bityo umuziki kubera ko nta mafaranga menshi yari arimo, abenshi burya ngo rimwe na rimwe abakoraga abasitari bakamamara, ndetse video nyinshi ugasanga zagiye zikorerwa ubuntu, bityo ugasanga umuziki wagiye ntacyo ubamarira. Ngo igihe babaga bakora, ngo kuba wakora gusa indirimbo ikaba yaca wenda nko kuri televiziyo, bityo izina ryawe rikamenyekana, ngo wumvaga bigushimisha. Abakunzi b'umuziki nyarwanda bagiye bakunda aba bagabo, ndetse bakagenda banabaza ati se abagabo bari he, cyangwa abagabo magingo aya ngaya abakora iki? Amakuru ahari yizewe nuko abagabo bagiye bacika intege, ndetse kuko igihe bakoraga umuziki nta mafaranga abaje gukura mu muziki, ndetse bakagenda batahira amazina, ndetse bityo kubera yuko rimwe na rimwe wasangaga bafite ibikoresho ndetse bafata n'uburyo bwo gukora akazi ariko batinjiza amafaranga, bityo nta musaruro bigize bakora umuziki. Ngira ngo abenshi bagiye bakora umuziki mu bihe bya kera, Uganda nabo barabikubwira bakabwira bati umuziki wo mu myaka ya za 2007 2008 wasangaga umuhanzi akora indirimbo wenda bakamenyekana cyangwa se wakoze video akamenyekana, ariko nta gitaramo cyabagaho ndetse nta concert babaga bashobora kumuha amafaranga menshi, bityo ugasanga umuziki abenshi bakoraga iki gihe
nta mafaranga cyangwa se nta musaruro bawukuragamo. Rero uvuze Mariva ukavuga The Benjamin cyangwa se ukavuga na Bagenzi Bernard, uretse yuko wenda ahangaha uvuze Bagenzi Bernard wenda we yaje kugenda anamanaginga abahanzi nyuma yaho, ariko nabyo nta musaruro byagiye bitanga ukomeye. Ibi ngibi rero bikwereka yuko umuziki wa kera nta mafaranga yabagamo, ndetse abibazaga aba bagabo aho bagiye cyangwa abagabo aho magingo aya ngaya abaherereye, nuko bivugwa yuko baje kureka gukora ndetse bakareka gukora production kandi abantu bari bakibakunze, bityo kuko igihe bakoreye nta nyungu n'imwe bigeze bakura mu muziki. Ahangaha ushobora guhita ubijyanisha no mu gukora indirimbo za audio. Burya bivuga yuko producer abenshi bakunze cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Lick Lick, nawe burya ngo indirimbo nyinshi yagiye akora mu bihe by'iyo myaka ndetse ngo burya zabaga ari z'ubuntu. Ugasanga abantu benshi bazi umuhanzi Meddy, abandi bazi umuhanzi The Ben, abandi bazi umuhanzi Tom Close, nyamara burya izina arikomeye rya Lick Lick, dore yuko hari isaga yize kuvuga yuko Lick Lick yigize kwangirwa kwinjira muri konseri ya Meddy ubwo Meddy yaronshingaga album mu mwaka wa 2009, ndetse ababouncer bakamubuza kwinjira kuko ntabwo bari bazi isura ye, ntabwo bari bamuzi, gusa bumvaga izina Lick Lick ariko utavuga ngo Lick Lick ni uyu nguyu. Rero yaragiye ageze kuri Petit Stade aho konseri yari yabereye, agiye kwinjira baramwangira, bityo Lick Lick asubira inyuma. Kandi nyamara indirimbo z'amahiti zose yari yarakoze, Akaramata, Amayobera n'izindi zose zari zarabaye hiti, ndetse akaba ari nazo zari zaratumye Meddy tumumenya cyangwa se Meddy tuzi. Rero umuziki wa kera ngira ngo abenshi bakunda kubaza aho aba bagabo bagiye bajya, ndetse n'abandi tutavuze tuzashaka ikiganiro kirambuye tugende tubakoraho inkuru umwe ku wundi, nuko aba bagabo baje gucika intege bakareka umuziki, kuko umuziki imyaka yose bawukoze nta kintu wigize ubamara. Iyi ngiyi ni Tahatibu World, ndetse tubagezaho amakuru agiye atandukanye avuga kuri showbiz. Ibuka kugenda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook, zose zitwa Tahatibu TV. Njye nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment utubwire ese weho wajyaga wumva yuko Mariva cyangwa se The Benjamin n'abandi tutavuze, ese wajyaga wumva aba hehe? Ese wajyaga wumva yuko wenda bagikora production wenda bikaba byaranze? Ese wibazaga yuko aba bagabo baba hehe? Ciao ciao, hasta la vista, hasta la manyanya. Turabakunda, Imana ibarinde.